twishimira cyane icyo twishimira cyane ni uko twabashije kubona iminyago myinshi, twabashije kubona abantu batubwira ko bakijijwe, batubwira ko bakiriye agakiza, bamwe bakatubwira bati twari twaravuye mu rusengero cyangwa se muri cya gihe insengero zari zifunze, bati rwose ati mwaradufashije kwegerana n'Imana. Nawe ndashaka gushimira cyane umufasha wanjye Dorcas, vraiment yaritanze cyane umwaka ushize, yakoraga atwite, twashoboraga gukora cyangwa se twaba twapanze uwo munsi gukora ntidukore kubera atari ameze neza. Congratulations on your subscribe milestone. This is certificate from YouTube.
let us take this opportunity and thank you all, our YouTube family and YouTube team, YouTube creators. So it's a pleasure to be a part of your partner. So turashimira buri muntu wese, abanyarwanda, abarundi, abadakoresha ikinyarwanda, ubwo ndavuga abo mu bihugu byo hanze, mwese muradukurikira turabibona. So turashima cyane imiryango yacu, yaba umuryango wanjye n'uwa Dorcas badufasha bakadushyigikira. Turashimira kandi inshuti zacu, turashimira buri muntu wese witanze kugira ngo tubashe kugera kuri ibi ngibi, kuzuza aba subscribers 100,000. Rwari urugendo rurerure ariko Imana yaradushyigikiye. Niki wavuga da? Nanjye ndashimira abantu bose muri rusange, kubigeraho no kubera bo, ni kubera ko bahari, ni kubera ko badufashije bakadusapotinga bagakora subscribe. Turabashimiye cyane mu by'ukuri kuba twabigezeho, no kubera bo. Turakomeje gukora umurimo w'Imana muri rusange, ivugabutumwa, uburyo babidufashamo, ni umugisha ukomeye kugira abantu badukurikira. Mu by'ukuri nta kindi twavuga uyu mwanya usibye kubashimira. Imana ibahe umugisha, kandi twifuza yuko ubutumwa bwiza mwumva burushaho kubahindura, kugira icyo bukora mu bugingo bwanyu no mu buzima bwanyu, kandi tunabasaba nanone no kubusangiza n'abandi, abatarabimenya babimenye, tuve ku 100,000 by'uyu munsi tugere kuri miliyoni, n'abandi bose target ni 1 million subscribers. Miliyoni, ndetse n'abandi bose benshi cyane batuye ku isi babasha kumenya ubu butumwa bwiza Imana yaduhamagariye kwamamaza mu gihe n'iki ngiki. Okay, so tunashimira cyane team ngari idufasha, abo benshi cyane twatangiranye. Hari abaririmbyi, hari abacuranzi, hari abaproducer bagiye badufasha. Turabashimira bose. So by'umwihariko hano turi kumwe n'abantu babiri hano, director na editor hano bacu. Hari n'abandi bafatanya ariko batabashije kugera aha ngaha. Ntabwo twakwibagirwa twa James Makashi wadufashije mu gihe tutari dufite kamera, akajya dutiza. Yadufashije mu murimo w'Imana. Vraiment Imana imuha umugisha na famiye yose, turabakunda cyane. So turashimira, tugiye kubarondora ntabwo twabivamo, ni benshi cyane. Gusa umusinga ari hano, akaba murumuna wacu, ariko akaba na director wacu kuva twatangira projet ya morning worship. Na mbere yaho gatoya yari akiri kwiga. Tuzagenda tubabwira urugendo twagiye tugira kugira ngo tugere hano. He's a blessing to us. Vraiment thank you so much. Crespe nawe ni murumuna wacu. Turi kubivuga gutya, it's a family thing, kubera ko nyine ni murumuna wacu by'amaraso, ni murumuna wacu by'amaraso. So Imana ijya ibaha umugisha, bakunda umurimo w'Imana kandi baradushyigikira, batuba hafi, ntabwo tujya tubabura. So hari ikintu mwatubwira? Okay, nanjye nka director ndashimira abantu bose twagiye dukorana. Hari indirimbo zimwe na zimwe z'ama official video atari
bya morning worship twagiye dukora. Nka ni Yesu ndashimira abantu bose twajyanye i Musanze basha Asha Mugisha, abadirector dukorana badu Mugisha ba Cedric, team yose play team cyo dukorana indirimbo nyinshi, ndabashimira cyane nabo ko baradufasha mu buzima bwa buri munsi. Mwongera nkashima n'Imana ndetse nkashimira n'abantu batangiranye na Clever, team yose nubwo Clever atayivuzemo ariko hari Life in Christ batangiranye mu gihe njye ntamenya na bya video, hari igihe twakoze video za mbere zigiye ziriho mu by'ukuri tutari twabimenya, ariko icyo gihe nyine natwe twari abaririmbyi, ndabashimiye icyo gihe baritanze cyane n'ibyo ngibyo. hari ikintu wavuga nawe? Ni ugushima, urugendo rukomeye cyane rurerure kandi rurimo inzitizi nyinshi, ingorane nyinshi, rurimo imvune nyinshi, amajoro kurara bikora, ariko byose bikubira hamwe kutuzanira ibyiza. Si umugisha rero kuba ku kazi kanjye gakora neza, amakomenti menshi turayabona, bavuga ati video ni nziza, rwose tubishimira Imana. Turabashimiye vraiment. Uko tugenda turushaho gukora niko bigenda byiyongera karite. Ndashaka gushimira cyane umufasha wanjye Dorcas, vraiment yaritanze cyane umwaka ushize, yakoraga atwite, twashoboraga gukora cyangwa se twaba twapanze uwo munsi gukora, ntidukore kubera atari ameze neza, ariko Imana yaradushyigikiye mu murimo wayo. icyo twishimira cyane ni uko twabashije kubona iminyago myinshi, twabashije kubona abantu batubwira ko bakijijwe, batubwira ko bakiriye agakiza, bamwe bakatubwira bati twari twaravuye mu rusengero, cyangwa se muri cya gihe insengero zari zifunze, bati rwose ati mwaradufashije kwegerana n'Imana, natwe ubwacu byatubereye umugisha kandi natwe bitwigiza imbere mu Mana. Ndumva twakomeza kuvuga byinshi kuko turi excited cyane. Arakandi bongereho nanjye nko kazi nshinzwe ndongera kwishimira abantu babiri kurema, ntabwo bigeze bambona. Twatangiye ukuntu mwatangira nyine, wenda nanjye ntabwo nari mbizi cyane, ariko hari ukuntu umuntu yatinda muri video ukaba ubona arakuvuye nyine cyane, bikagera aho ngaho mukabona nubwo na Dora yari atwite yarageragezaga akatinda neza, ukabona ko ibintu nyine bimeze neza, ntabyo nyine nko ntacike intege. Ngo ndabibashimira baritanze kabisa, kandi ni abantu ndabubaha cyane. Murakoze cyane. Hari challenge nyinshi zagiye zibonekamo mu gukora. Hari igihe tutari dufite kamera, hari igihe se twashakagaho gukorera bikaba bigoye, lighting n'ubundi hari ibyo tugifite yego tukibura, ariko ibyo tumaze kugeraho tubasha gukora mukabona ibintu bisa neza. Imana ibaha umugisha, turacyari kumwe, twaza tubivuga ko ubu ngubu noneho target ni 1M subscribers, kandi tuzabigeraho. Thank you all, thank you. Turi kumwe, Imana ibaha umugisha.